Ni urudashoboka igice cya kabiri. Ibyari ibyishimo kuri jye byese bimbera ibibazo bikomeye. Uwari inshuti magara ku mutima wanjye no mu maso hanjye hahise hatangira kumubonamo umwanzi ukomeye wantwaye umukunzi wanjye. Kuva aho namenyeye ubwenge kugeza uwo munsi ubwo nari mfite imyaka 30, ni ubwa mbere nari mbabaye imbere y'imbaga y'abantu. Rwari urugamba rutoroshye kandi nagombaga kururwana ku buryo ibirori by'uwanyizeye bitaza kuba bibi kubera jyewe. Nubwo byari bimeze bityo ariko numvaga byanze bikunze nzagerageza uko nshoboye nkazabaza Adeline impamvu yampemukiye bigeze aho ngaho. Ibirori ko bari babirimo mu buryo bw'umubiri no kubw'intekerezo byarakomeje. Nawe nkomeza gutaha n'icuraburindi aho benshi imitima yari inezerewe kandi inezerewe cyane. Ubwo ibijyanye no kuvuga ngo nabona ko muvugisha nabonaga bitakunda na gato. Ibirori byarakomeje nuko tujya mu byo gusezerana imbere y'amategeko, tuhava tujya gusezerana imbere y'Imana. Uko byagendaga bikurikirana nicaye inyuma y'uwahoze ari umukunzi wanjye, ni nako nakomezaga kumva kwihangana bitangiye kunanira. Nagerageje kwihangana, ndagerageza ndwana n'amarangamutima nari mfite ako kanya, ariko biza kurangira binaniye. Nahise mpaguruka nuko ndasohoka mpita njya kwicara mu modoka yari yatuzanye. Birumvikana ko abambonye ninjira mu modoka ndetse nkamaramo akanya bibajije ikibazo ngize. Umushoferi wari wadutwaye yansanze mu modoka ansanga ndaramye amaso areba igisenge cy'iyo modoka, nyamara si ibitekerezo byanjye byari biriho. Uwo mushoferi yambajije uko bigenze maze mubwira ko numva ndwaye bityo ko yanshakira uko ngeze iwanjye. Ntabwo yari gufata uwo mwanzuro atabanje kugisha inama bamuhaye ikiraka, ariko kandi byari binabwiye ko umuntu wambariye umugeni agenda atyo. Ariko se ko batari kunjyana ku ngufu bari kubikoraho iki? Gusa mbere yuko njya mu rugo nabanje gusiga nandikiye ubutumwa uwo musore wari wanyizeye musaba imbabazi kubw'ibyo nari nkoze maze mvaho. Ubwo nari ndi mu nzira igana iwanjye nibwo natangiye kwibaza impamvu ntigeze ndeba ku rupapuro rw'ubutumire, kuko wenda numvaga ko nari kuba narabonye ko Adeline nzi kandi wahoze ari umukunzi wanjye bagiye kugira umugore. Ubwo nari ndi mu nzira igana iwanjye hari umuntu wahamagaye uwo mushoferi waruntwaye amubwira ko ngo Adeline aguye igihumbi. Nabanje kugira ngo numvise nabi, ariko shoferi nawe ahita ambwira ko ngo Adeline nawe agize ikibazo akaba yituye hasi. Yumva akadomorwa. Ibyo bibaye nari mfite byose bisa n'ibirangiye, nuko mpita nsaba uwo mushoferi ko yakata tugasubira ku rusengero. Nise ntangiye kwibaza niba wenda Adeline yaba yamenye iyi ikaba ariyo mpamvu itumye amera atyo, ariko numva niyo yaba yamenye bitagera kuri urwo rwego. Bidatinze twageze ku rusengero bihurirana n'uko imodoka bari batwayemo Adeline ivuye aho ngaho. Jye na shoferi twahise tuyikurikira, naho bari baje mu birori basigara aho ngaho bamanjiriwe. Numvaga nashaka ko ubukwe bw'uwo nahoze nkunda bupfa cyangwa hakagira ikindi kintu cy'ubwangiza, ariko nabonaga bwamaze kwangirika. Twaje kugera kwa muganga nuko mva mu modoka vana bwango maze ngenda nihuta ngana kuri uwo mukobwa yararimo. Mpageze umugabo wa Adeline dore ko bamaze gusezerana imbere y'amategeko yise asohoka mu modoka nuko ahita afata ukuboko anyigiza ku ruhande nuko arambwira ati, ndi kuma ibi ni by'inyituye koko mwizeye n'inshuti yanjye, ariko unyituye ibi bikorwa by'ubugome ndengakamere koko ibi birori byishe kugira ngo ugere kuki? Ubwo yambwiraga ibyo njyewe ndi kwibaza niba wenda ariko vuga iby'uburwayi nari ndwaye bukaza kuntera kuva muri ibyo birori, cyangwa se akaba yamaze kumenya ko nigeze gukundana na Adeline, kuko ntari nzi icyo ari kumpora hagati y'ibyo byombi. Nahise musaba imbabazi gusa mubwira ko nubwo nta ruhare runini nagize muri ibyo bintu. Naramubwiye umuvandimwe, ngira ngo uzi neza ko mu bintu bya rudahatse ntabwo nigeze nitegura ko nzafatirwa n'indwara mu birori byawe. Wivuga ko nkwangirije ibirori kuko numva atari byo utumye bimera bitya. Gusa niba ari nanjye mbabarira ibyo bishyize ku ruhande, tubaze twita ku murwayi urembye aka kanya. Yahise ambwira ko mu badakeneye aho ngaho ako kanya ndi kuri nimero ya mbere. Ati ibyo ukoze birahagije, nawe ujya kwivuza kuko n'ubundi wavuze ko urwaye kandi unkundira unyumve rwose, ntabwo nkeneye iruhande rwanjye. Sinzi niba ibyo ndi kuvuga byumvikana, ariko ni byo kuri kumviye ku mutima. Ari wowe ubwiye utyo wakora iki? Njye nakoze icyo nari nsabwe.
twari turi kwa muganga kandi nanjye koko nari ndwaye, ndetse njya ku murongo nk'abandi bari bategereje kubonana na muganga kubera uburwayi. Ubwo ariko Adeline we yari yajyanwe aho abarwayi barembye bahita bajyana. Yumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.